baruhinduye inzu bashaka kundi manganya namureze kirekire. Ikintu kimbabaje cyane ni ibintu abantu bagenda bavuga ngo leta uvuze ukuri akaba ari bo umwanzi wa leta kandi bakaba ari bo baba benshi kandi ari bo basenya leta. Icyo kibazo rero nicyo cyatumye nzaha ngaha kingana n'imyaka myinshi man. Ni umuntu rwose wanga igihugu kubera yisha amategeko kandi kumugaragara kandi yitwa ngo no wa leta. Atabita leta banyambuye uruganda n'ubutaka bwanjye. Ubu n'ubuhamya bwitwa Abdulkarim Ngayabateranya. Ni inkuru ikomeye yuzuyemo agahinda, impaka ndetse n'ibibazo bikomeye mu miyoborere ndetse n'ubutabera ivugwa n'umusaza Abdulkarim Ngayabateranya uzwi cyane nk'umubyeyi w'umuhanzi wamamaye hano mu Rwanda kuva kera Amag the Black. Uyu mugabo avuga yuko imyaka myinshi ze yimuye ku butaka bw'Iremera hafi y'amarembo ya Stade Amahoro, ahantu avuga yuko ari hatunze ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse n'umuryango. Kuri ubutaka hari uruganda rw'isoko y'amafaranga ndetse n'imibereho ye ya buri munsi. Avuga yuko abamutwaye buno butaka baje bita abahamya ba Yehova bifuza kumwaka ubutaka bwe maze bakashyira ubusitani bityo bakamukuraho mu buryo avuga yuko rwose bwamubabaje cyane. Aragira ati banyambuye ubutaka bwanjye kandi bwari buntunze pe, hari harimo uruganda nakuragamo amafaranga bityo bikamfasha kuba mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Abdulkarim nuko bivuga agaragaza intimba yikomeye. Uyu musaza avuga yuko urugendo rwe rwo kumwambura ubutaka byabanje kugorana kubera yuko abantu benshi bamuzi kandi akaba yubahwa n'abaturage ndetse n'inzego za leta nyinshi zikaba zimuzi cyane. Avuga yuko nyuma yaho haje gukoreshwa inzira avuga yuko yamutunguye kandi rwose iramubabaza cyane. Nkuko abyivugira avuga yuko ashinjwe icyaha cya Genocide, ibyo avuga yuko byakozwe mu rwego rwo kumutesha agaciro ndetse no kumushyira mu kato kuko ari icyaha gikomeye cyombwa byihuse n'inzego z'umutekano ndetse n'ubutabera. Aragira ati babonye kunyambura ubutaka bwanjye bitaboroheye baravuga bati reka tumubeshyere ko yakoze Genocide kuko ni icyaha gikomeye nk'uko abyivugira. Aya n'amagambo aremereye kandi avuga yuko yavuze atagamije guharabika leta ahubwo ari ukunenga imyitwarire y'abantu bamwe na bamwe bakorera mu biro aho bavuga yuko batandukanye n'icyerekezo cyiza cya leta. Yakomeje agira ati leta ni nziza ariko hari abantu bakorera mu biro bakora nabi pe, ntibifuriza igihugu cyacu iterambere. Akomeza agira atyo. Abdulkarim avuga yuko mbere yuko ubutaka bwe babutwara burundu habanje kubaho imanza. Avuga yuko mu ntangiriro yatsinze urubanza ariko haje kuba ikibazo ku nyubako hari kuri ubwo butaka. Avuga yuko urukiko rwahinduye imvugo ruvuga yuko aho yitaga uruganda ari akazu gato yabagamo. Byaje kurangira icyemezo cy'urukiko gitegetse yuko abwa miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda nk'indishyi. Gusa nkuko abisobanura abatsinzwe ntago banze kwemera icyemezo, byaje kurangira bajyanye ikibazo cyako ku rwego rw'umuvunyi ahazwe mu karengane biza kurangira dosiye igaruwe mu rukiko rw'ikirenga. Niho avuga yuko ibintu rero byahinduye isura. Aragira ati ako kanya bakibijyana mu rukiko rw'ikirenga, urukiko rw'ikirenga rwavuze yuko ari nge rwose munyabyaha ndetse ko ari nge wabarenganyije. Abdulkarim avuga atyo. Icyemezo cya nyuma ngo cyategetse yuko asubiza amafaranga miliyoni 20 yari yarahawe agatanga n'ubutaka bifuzaga gufata ndetse nawe yarateye ku musaza naho akahatanga. Bakimara kuvuga ibyo mu magambo yuzuyemo uburakari ndetse n'agahinda yahise basubiza ati mungize imbwa nta kintu nzabaha pe, niyo nabanuraguye amafaranga miliyoni 20 mu nsaba ntago nayabasubiza. Uyu musaza avuga yuko kuri ubu yifuza ko umujyi wa Kigali ndetse n'abahamya ba Yehova bicazwa hamwe ikibazo cye bakakiganiraho kigashyirwa mu mucyo hagashakishwa ubutabera ndetse n'ubwumvikane. Umunyamakuru agerageje gukurikirana kino kibazo yavuganye n'uwavuzwe yuko ahagarariye abahamya ba Yehova witwa François Regis, ariko François Regis aza kumusubiza ko ikibazo cyagiye mu nkiko bityo ko nta mpamvu ko kivuga mu itangazamakuru muri iki gihe. Iyi nkuru y'uyu musaza igaragaza isano rikomeye hagati y'ubutaka ndetse n'ubutabera, ubuyobozi ndetse n'imibereho y'abaturage, cyane cyane bivuze ku bantu bagaragaza akarengane cyangwa se barenganyijwe. Ni inkuru isaba kugenzura neza n'inzego bireba ariko kandi ikibutsa ko ubutabera butabonwa kimwe na bose ndetse ko hari abaturage bumva ko ijwi ryabo ritumvikana uko bikwiye. Iyi documentaire igena ukuri kwa nyuma kandi igatanga urubuga rwo kumva uruhande rw'uvuga ko yarenganyijwe mu gihe inzego z'ubutabera zikomeje inshingano zazo. Ngaye ngo ukorera iby'uyu musaza birarangirira he? Ese Amag the Black w'umwana we yabivuga iki? Ese inzego z'ubutabera zo zibivuga iki? Reka dutegereze turebe umwanzuro wa kino kibazo. Gusa avuga yuko ibyaba byiza bamwishyura amafaranga y'ubutaka bwe maze akigendera bikarangira burundu nta mpamvu yo gutegeka ko yasubiza amafaranga miliyoni 20 yari yarahawe kandi ryo kubasubiza ubutaka bw'umurengera bikavaho burundu. Ngaye nguko rero murasaba subscribe n'imbaraga mugize kuri isheni. Nge nacyari Obi nangini Obi Time News. Obi Time News.